Ndi H10PM Samuel ngiye kubabwira bimwe mu bintu bigezweho cyane kandi bihambaye iterambere ry'isi y'ubu ngubu rigezeho. Ese wari uzi ko haciyeho ukwezi igihugu cy'Ubushinwa gishyize izuba mu kirere? Ubu ngubu mu Bushinwa iyo bigeze nijoro ho agomeza ari ku manywa, bahise bongera itegeko ry'amasaha bakoreragaho. Ubu ngubu bari gukora amasaha 24 kuri 24 kubera yuko biri kugira nimugoroba bagacana izuba ryabo bikoreye, kandi urumuri rw'iryo zuba ntabwo rigaragara nk'urumuri rw'amatara, riba rimeze nk'andi manywa asanzwe. Wari uzi ko se Elon Musk, umukire wa mbere ku isi, nyiri SpaceX and nyiri Tesla, akaba na nyiri XX yahoze yitwa Twitter, yamaze kugeza imodoka ku mubumbe wa Mars. Ubu mwisanzure, ubu mbabwire, bamaze kugezayo imodoka yo mu bwoko bwa Tesla za zindi z'umuriro. Ubu ngubu kuri Mars imodoka iriyo rwose imeze neza, aho abahanga bari kuvuga ati impamvu Elon Musk yayoherejeyo ngo ni uburyo bwo kwamamaza industry yewe, ariko imodoka iriyo. Ese wari uzi ko kuri Mars bahashyize ibihingwa bya mbere birimo biramera? Ese wari uzi yuko barangije gutoranya abantu 200 bazoherezwa bwa mbere ku mubumbe wa Mars? Aho muri Afurika y'Epfo bafasheyo abarenga 20, muri Canada bafatayo abarenga 20, muri Amerika n'ahandi mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ku rwego rw'isi hazoherezwa 4 bwa mbere, hanyuma abandi bagenda babohereza mu bindi byiciro. Kujya kuri Mars rero wandika ibaruwa saba yuko wakorerwa iryo geragezwa bakakohereza ku mubumbe, ugasinya yuko uzamarayo imyaka 2 utarasaba kugaruka ku isi, kandi abantu ba mbere bazagerayo hazaba ari udukamera tuzajya tubafata imibereho yabo ya buri munsi, ku buryo twebwe tuzaba turi ku isi tukamenya imibereho yabo. Mbabwire mu Rwanda ibigezweho mu Rwanda hashyizwe drone zizajya zifata amaplaka ku binyabiziga bitarimo birakurikiza amategeko. Wari uzi ko se iriya gare ya Nyabugogo igiye kuvugururwa noneho bisumbyeho, ndetse n'abahaturiye barimo barabarirwa bagiye kwimurwa fata? Ese wari uzi ko mu Rwanda hagiye kuza drone izajya ikamera umuntu ugiye kuzamura inyubako mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ubundi bakahita bamuhagarika bitaragera kure? Dukomeze mu bihugu byateye imbere. Wari uzi ko se mu Bushinwa, wari uzi ko se mu Burusiya, Russian country, bakoze igisasu cya mbere cya kirimbuzi kiruta ibindi byose ku isi? Wari uzi ko se mu Bwongereza, ku nyanja y'amajyepfo y'igihugu cy'Ubwongereza n'inyanja y'ubwami bw'Ubwongereza, United Kingdom of England, mu majyepfo y'inyanja y'Ubwongereza bahubatse umujyi mu ndiba y'inyanja. Mu ndiba y'inyanja bahubatse umujyi. Iyo uri hejuru uwo mujyi ntabwo ubona, kuko ntabwo umeze nk'iriya mijyi ya Dubai imeze nk'iri ku kirwa. Ni umujyi uri hasi mu nyanja. Bandi kandi batangaje ko gutura k'uwo mujyi uri mu ndiba y'inyanja uzajya wishyuzwa make y'ubukode ugereranyije n'abantu bazajya batura mu mujyi wo hejuru. Ikindi kandi bagaragaje ko imashini zishyushya umujyi igihe hakonje n'izikonjesha umujyi igihe hashyushye cyane zihari, ndetse ibibazo biriyo ari nk'ibisanzwe hejuru. Icyo wenda umuntu utuye mu ndiba y'inyanja yahura nacyo kibi ugereranyije n'abatuye ku isi, nuko hatuye abantu bakeya, hatarajya abantu benshi. Ntabwo haraturwa ku buryo buhagije, ariko ibindi byose nkenerwa biriyo bimeze neza. Icyo kintu Amerika
leta zunze ubumwe za Amerika zaragikoze ariko bo bahashyira inyubako nkeya ku buryo atari kuvuga ngo ni ahantu haturwa n'abantu benshi. Ikindi wamenya ni uko mu Bushinwa bafashe umwana w'imyaka 15 wari urwaye umutima bamushyiramo umutima bikoreye bo ubwabo, none umwana arimo aragaragaza ko byakunze rwose ndetse bari hafi no kumusezera mu bitaro. Ubundi ibyo ngibyo ngo byabagaho ku bantu bakuru ariko no ku bana ubu birimo birashoboka. Nurwaza umwana wawe umutima ufite amikoro umujyane muri China mu mujyi wa Wuhan, hariho ibitaro bahita bagukurikiranira fast. Njye Mashimo Samuel turakomeza tubagezeho tundi documentaire tw'ibintu bigezweho ku isi. Nakoze cyane.